turatangiye rwose turatangiye barakwereka New Line Cinema Presents bakugejeho baranaguteguriye barakwereka ko dutangiye hari mu gitondo umunsi wari wakeye neza mu gitondo mama ari kumwe n'umuto mama n'umwana we baragenda baganira mu nzira baganira menye umubyeyi papa wa kana atarahari byashoboka ko yaba yaranahari ibyo nibyo utambaza ko nge nawe mbona mu gitondo mama uraza kuza kuntora ku ishuri ntabwo wamenya you never know hari igihe utamenya ugomba kuza mama ko bimeze gusa sinyaka ko papa ari bahari ndakeka hari n'igihe usagiye nyine papa ntabwo yagomba kuza ku ishuri dore imodoka ijyana umwana ku ishuri umwana wanjye rero ngiye kugusoma kandi ngomba kuzajya ngusoma igihe mbishakiye mama uzana papa wibuke neza igende buzire saa 7:45 abazungu bafite ikintu baturushaho isaha bari isaha akana kagiye ku ishuri mama urabona urukundo ruri mu miryango na mubyeyi ani wacu usanga bakekereka nkayanga nuko narabyara ariko biri hafi usanga bacwerekeza umwana ukamugeza kuri bisi hanyuma akagira taramukubita ikinyafu n'iki taramukubita iki cyana kingendesha wagiye wijyana ababyeyi mugenzi urukundo rurahari barakwereka ibyacu bidatinze byabaye ngombwa ko umubyeyi agaruka mu rugo dore mu rugo iwe ntabwo yari mu nzu wenyine afitemo n'umukozi umuntu wari kugira ngo agire umukozi umenya ko afite kudufaranga kuko umukozi hanini mwaramutse Madame Martin yitwa Martin igihe wari ugiye harabinjiye nimuva muri sasa ku mukozi baramuhaye mushakishe mu nzu hose mama we inzu barayisatse mudamu baramwikorera nuko bamufanya mu modoka dutangiye umudamu yerekeje kana ke ku ishuri bageze dore kuntu bamujyanye yarakabwiye saa 7:45 kwaza kugatora dore imyaku uko bakamunuye mu nzu umukozi we baramurashe ngo nibashakishe mu nzu Jonathan yagukina transporter zombie yagarutse muri cellular yagukina agafilme kitwa Revolver imbunda pistol yitwa gutyo yagarutse muri damu baramufungiranye inzu barayisatse ngira ngo ibyo bashaka ntibabibonye umukozi baramwishe umudamu ni icyo ataramenya ninde n'iki bashakiwe dore imyako kazi na ka filme ni kwa kundi kiswe cellular humbiriza iki ntacyo mfitano navuga ko ibindi murabibona nuko asabwa wanoko bwamutashye hari abagabo bakora byinshi amagambo ni make duheruka ijambo mushakisha mu nzu duheruka none basana umuntu dore imodoka ziri hasi ziraka modoka nzima ntabwo ari amabati ntabwo ari imbabura barakwereka ibyacu bidatinze tuvuye none kuri babandi bari mu nzu bafite ikibazo cy'umuntu bashimuse tugaruka ku rundi ruhande hakuno abasana binezeza barabari mu byishimo n'abasore babiri bisa n'ari abavandimwe bari bazindutse kujya kwinezereza umunsi nakubwiye wari wabyutse neza ubwo imyaka igenda ikazira abantu bamwe na bamwe ntabwo ari buri wese ngo igitondo uko kimukangukiyeho nako ko byutse mu gitondo arahuza n'undi haruhura n'imigisha haruhura n'ibibi nuko bigenda that's life nibwo buzima kandi ubuzima ni nk'umukino uyu mukobwa mwaranganye uramushaka iki muveho nk'umugabo mureke cyararangaye maze uriya yirukanka agenda kuri wa wundi wa mwanzi muvandi bro ni brother bakatamo bakavuga bro muvandi bito Jack narakwamaga ndabizi ko wamamagaye barambwiye kutanshubije ngwino tuvugane turi twenyine uriya yamubwiraga ngo muvandi mu mukobwa yarakwanze aracyamwikururaho umva amagambo nshaka kujya ngo wumve ntabwo tuzasubirana kubera iki sawa igihe cyiza uri muri neza ndabibona wowe urumva ari nk'imikino mvuga sibyo niko bimeze kumbe icyo by'umukobwa avuga kirimo kirafata kuri ka telefone barazifite nabo zabagezeho bahereye hano wacu ibintu byose wakoraga ni iby'abana bato n'ubu uracyakora iby'abana niyo mpamvu tutazasubirana sawa uko byamera kose sindaka waranyanze ubuzima burahinduka narahindutse nanjye niko ko ugomba kuba warahindutse umva cyagiye nifataga nk'umwana ariko ngerageza uburebe ko nakora iby'abantu bakuru dore uko kingana ngo nakoraga iby'abana nta n'isoni niko bimeze ndati cyane musuzumure cye gira icyuma ngerageza urebe ko nabikugaragariza ngaho mfashe ibi yatangiye kungikanya telefone ibi bintu byo guteranya amatsinga bituma uhamagara umuntu utakabaye uhamagara telefone y'ubwayo iritomborera ukumva uhamagaye umuntu kandi atari washakaga wenda biba ari ibintu byatombora wa musore avuye kuri beach arimo kwigendera telefone karahamagara mbega keza niyo mpamvu natandukanye nawe mbere na mbere ku munota wa mbere arimo arumva ibyo umukobwa yamubwiraga arabika nabibona
afite telefone nziza ifata kamera. Yewe umudamu guhamagara yahamagaye nimero yawe musore. Nitwa Jessica Martin, nyene ubufasha bwawe. Nashimuswe kiraseka. Ibi ni byanyabyo. Sinzi ahandi. Gusa nashimuswe n'abagabo ntazi icyo bamora bamfashe mu gitondo mu rugo. Nabaye bashimuswe bagwa telefonira. Umva ntabwo ari telefone. Umva. Kucyo mahamagara je no hamagara abapolisi. Umva nakwinginze. Nyumva. Telefone ndimo koresha naterateranije. Nakomeje nterateranya ibitsinga. Nagerageza kuba nahamagara ushobora kuba ari wowe wese. Na wundi mbonye ni wowe. Yego ndakumva. Kiramukupa. Hello, muvandimwe rero ibintu byo kuzajya umango ntwaza abagore ntago byemera. Telefone nizo zirimo gukora muri aka kanya. Kazi na Captain Cellular. Barakwereka. Umudamu guhamagara yahamagaye iki? Gusuri yamukize kuri hold. Telefone igira option. Uburyo cyangwa se guhitamo wikanda maze uwo mwavuganaga gasa n'umukupye ukitaba undi. Murangije nawe ukamusubira utubonane mu nyuma. Usubira kuri ya nimero yindi iracyari ku hold. Uranyumva? Uracyariyo. We ibintu urasa nawe urimo gukina kandi urangiza igihe cyane. Bagiye kunyica. Ntabwo nkuzi ntabwo nzi. We ayo marira ya fake ntabwo nyemera fake tears. Tears na marira ya fake. Ngira izina ryawe ndakwinginze. Nitwa Ryan. Ryan we. Sinzi uri we. Sinzi nawe uturuka. Ndumva ko gusuta nubwo nakuzuta nanjye utanzi bitagufata umwanya munini cyane w'iminota 10 gusa kuba wafata telefone yawe ukayiha umupolisi. Ndakwinginze. Basi Kananga nawe Ryan wabo cowboy. Aba Ryan ni kimwe n'abakoboy. Cowboy na Lions. Yagombaga gufata ka telefone umudamu aramwingiza ati sinkuzi nunzi gusa nago byagutwara iminota irenze 10 gusa kuba wagenda ukayiha umupolisi telefone. Mwibuke yahamagaye nta wundi yashoboye ko wakwitaba nuriya musore. Ntabwo mbyemera we ntabwo navutse cyo mu gitondo. Leta vitu vyangu cyangwa niyene ni gustaki. Nta mikino. Ni umupolisi wenda kujya gustaka umuntu. Arenda kujya kumurega. Kari byanjye cyangwa kukurega. Kandi niwe baregera. We nunyinishe kandi. Urakoze ndabyemeye. Sawa. Aha. Basara ku ntago bakubwiye ngo utazazana umwanda hano. Ibyo babivuze ibintu byanjye narabikomanda bitaragera hano. Ni mu gipolisi. Mwibuka ari umuntu babwiye hari ubwiwe ngo nafate iminota 10 gusa. Niba ko ari umutabazi nta muntu utagira umutima wa kimuntu. N'aba bantu mubona rwose bagenda ugasanga umuntu yanyoye bihagije yahindutse nka rwose baba bagifite imitima ya kimuntu. Nabo bagira imbabazi. Barakwereka tugaruka ku gipolisi. Bari hakuno. Urakoze Jack. Iwe buri kanya arimo arashima ni se twanwa. Ntago ari ibyo ariko. Bafite uburyo baganiramo bafite ibintu batarumvikanaho n'abapolisi babiri. Mwibuke mu nzira. Mu nzira rundi muntu umaze gusabwa imbabazi ngo nakora ibishoboka kire ka telefone k'abapolisi. Barakwereka ibyacu bidatinze tugaruka hakuno. Hari urimo kureba ka televiziyo. Ari n'amagambo avuga. Umbe hakuno. Se twanwa mwibuke bisa ne umunsi ne utari wamugendekeye neza. Uyu ari mu nzira arimo araza. Arashaka byibuze ngo umupolisi telefone. Yumvikane n'uwo muntu urimo kuvuga. Telefone bashobora kuba bakurura niyo yahamagariye hanyuma akareba icyo bafashe. Ndimo ndinjira mu gipolisi none ahangaha muri station police station. Kumbe bakoranije ibirare byose menya bari bafatiye hamwe babiri nibo babirinze. Uretse segonda abana ndaje. Umva. Hari umuntu ufite kuri telefone ngo bashimuse vugana nawe. Umusitari Ryan. Niyo mazina ye. Ni Sergeant Money. Yego officier. Nitwa Jessica Martin. Nashimuswe. Mfite inyubako yanjye muri Breakwood. Hanyuma mu bantu binjiye iwanjye barangije barasa umukozi wanjye. Uyibye muri yavuga byose barahagurutse bangana na polisi bimwe bagiye barafata. Babifasha ari ikipe abirindisha babiri. Ndaje hangana cyangwa so kuraza kugaruka mu nyuma. Umuntu yashimuswe barabanganya na polisi hakurya barashaka gucika. Badari igipfunsi. Umuriro w'igipfunsi uri muraka. Uyazamutse hejuru kureba ni umupolisi wafashe. Ka telefone karacyariho. Uri umupolisi. Gicucu nanjye naje kurega. Dore uko gisa ntabwo ureba baje kurega n'ababaregera. Ko gisa. Uyu yaramutse. Hari waruje maze ka telefone agashyira hasi. Bibiki? Stefan Jonathan. Navuga menshi, navuga byinshi. Yari afite inyundu bagarukanye ibipfunsi. Yanakurya n'amenyo. Dore mirebere. Arareba gahanga. Niki? Urakora biki? Uyu yatangiye kumva umuntu arimo aratabaza. Kukuriya umuntu ari mu byago. Nibwo cyaje kwemera ko umuntu ari mu byago. Yagashyize mana yanjye. Mugabo wawe ari. Ariye. Mugabo wawe ari. Simbizi. Kana ke kari ku ishuri. Ufite umwana muto. Sibyo? Ari ku ishuri. Uyatangira guhakana. Muramushakisha iki umwana wanjye? Nawe reka tumuzane. Mugabo arahana avuga byinshi. Mwayobye mwafashe umuryango mutakabaye mufata. Yaketse ko bayobye kumbe hari icyo bashaka ngo hari icyo umugabo bafite. Bakeneye. Mugabo avayo. Dimitri nawe muza tugende dufata cyana tukizane hano nacyo. Umwana w'umudamu bagiye kumushimuta kumvana ku ishuri. Uyasubira kuri telefone Ryan. Ndakumva numvise bibaye. Umva nibiki bijya mbere aho ngaho. Ngiye hejuru gushaka undi mupolisi twakoranaga ari mu byago. Bari mu bibazo. Hasi bari barimo kurwana n'abarara. Atangiye kuzamuka telefone itangira gucika. Irimo iravaho. Nabara cyangwa mpe. Niki? Irimo iravaho. Cye uko azamuka hejuru zikagenda. Mama we. Nawe uriyo. Nawe ura wafasha. Umudamu arimo numva hari.
kumviriza yagiye gucunga abagabo baratangiye bari bamaze kumubaza ngo nakana kagahungu ufite kari ku ishuri bafite amamodoka meza mugabo yagukeneye transporter arongera agaruka kuri telefone Salula niko turora nigiye kingana ikintu saa 7:30 mwibwe bwa kanake saa 7:45 bagiye kugatora bagiye ku ishuri ry'umwana wanje kumufata nawe jya ku ishuri amurangira aho riri ishuri ryitwa Sunset babari rujye yufata kana kanje kagahungu ugakiza ugiye ngiye ku ishuri rya gutabara kana kawe bagiye ku ishuri rya kana nako barashaka iki simbizi njyewe ndi umwari musanzwe umugabo wese ni umukire reka da umugabo wanye ntabwo ari umukire ni umushakashatsi babandi bita abashirisheri bashakashakisha arimo aragerageza kuba yakwihuta tabara kana kiri kare ya modoka yatangiye bagiye kuvana ya kana tarakavanayo agomba kugira icyo akora ari rukanse kimodoka cye fama muhanda ajya ku ruhande yari yamubaniye ngaya ndakwinginze gira vuba abagabo bagutanzeyo irukanga tabara kana kumudamu akana kari ku ishuri ibigabo nazi cyo bimushakisha kugera hano kandi yitambitse kamyagenda boro yerekeye ishuri riri mudamu kuri telefone yamurangiye bisi yagomba gucyura abandi bajyana muhira nayo yari yije Lion yego dufite igihe kingana mfite umunota kuba ninje mu ishuri yageze ari ku gipangu yinjiyemo komeza uraza kubona inyubako iri ibumoso bwawe ari ukatamo ni mu mwana ari arakata ndimo yitwa Rick Martin umwana wamwise Rick Martin nk'aba baturanzi bagezweho nk'ayanga yaratangajwe afite imyaka nka 12 gusa nabwo ngana n'imyaka ye afite amaso y'ubururu imisatsi n'umweru yambaye ishati y'ubururu Rick Martin ni wowe bose ko bambaye ubururu jya mu biro ugenda ubaye telefone ndabasobanurira ibyabaye mama we washaka gushimuta umwana wande hano kumbe dogishinga umutekano mabuku yafashe kiraka mabuku kirangaye utwana twese twarasohotse icyo ni cyuma undatu cyane soka vuba umwana agiye gusohoka none angaha menya agiye kujya mu modoka y'ibigabo kandi biramushimuta uko yagasohotse agomba gutagira kana katari kagenda ndakwinginze nutume bamujyana genda ku gipangu uraza kumubona hari ikimodoka cy'umukara kimutegereje gishobora kuba cyamujyana isari yose nyakubana bwa kabayiri hano waburi kuburi hari hasi n'abandi babyeyi hari umwana hano bashaka gushimuta afite agakapu inyuma gasa naho kariho utuntu tw'udutako nanone dusa n'utwazabu Rick Martin yagamagaye bagashimuta bashyira mu modoka uriya mwana uramubonye baramushimuse ngo iki mama rumva uwo yabwiraga amabuku nabyitayeho we ni wenda gashaka kurimo gushimuta abana hano kumbe umugabo agiye gufasha akana baragashimuse ari wari umunsi w'imyaka ukuri nyina wakana nakana wari umunsi w'imyaka ukuri kuri uyu musore Ryan arashaka gutabara abagabo bajyanye umwana w'abandi ayabazi we n'umugenzi wiyitiraga nutume bagucika bimeze so wongeye gufasha uko byamera kose nugira ikibazo uramera neza n'umwana wawe aramera neza nimba ndakora uko bishoboka nimbona ningera mu nzira nzima ndagenda mpamagara abapolisi ayabazi arirukanga na cya kimodoka kiriruka bisi yaragira mwitambika nacyo irasa nayo irimo kuncika kubera bisi nangana kanya gatoya ndaje cyo gucika mama we yinje Sansanike atabishaka arimo aratabara atabishaka yinje Sansanike arimo aratabara kana ku mudamu nugira ikibazo umwana ndamushaka mubone kumbe umwana arasa atari mubone sana wamucitse abagabo hari traffic ni ikibazo misagonda mama we batiri nayibayero igiye down mu kinyarwanda barakizi kitwa down batiri baye down tunga neza mu modoka ya wa mugabo umutekano umujye bagezeho se ko numva usa n'utangaye oya ntabwo ari neza kubona imbunda arasa n'ubagezeho tunga neza asoma ijambo cellular imbere ye aho bacuruza ibikoresho bya telefone yashatse charger mu modoka arayibura agiye kuri ya nyubako asomye ijambo cellular ya nyubako icuruza ibikoresho bya telefone bas batiri yagiye down ni batama batiri barama charger kuri ibintu nebyiri batamaye batiri barama charger barere gato mu mbarere gato sasa n'abazungu bafite uburyo bakoramo budasa ni ku murongo yewe nyene charger tegereza mbwa n'umukiriya wa mbere kano ka telefone urakabona n'ubuje muri mwaka yewe genda ufata nimero abandi barafata nimero bakazira ku mirongo urihangana yewe bita telefone mamagaye genda ufata nimero hanyuma uze kuza abandi baragendera ku murongo nawe genda ufata nimero wabaciyeho babarira gato kora hano tubabarire turi nyembye mu karuko fata nimero ni 22 barinjiye mama we arabuwa 73 hari umuntu uri kubutabaza batiri iri hasi yatsubiye inyuma uriya muntu ni muzima cyangwa buriya n'urumogi rwarabisha abana bina cyarindiye ku muvuduko hari icyo gihe cy'inyuma basi itasu hejuru abantu barikanga baryama hasi aje kwiba niki ndashaka charger we give me the goddamn charger mumuhereze murakoze menyara nayishuriye nohereza kana ngo kaze kabarebe muri iki gitondo niba katabonye nibyo nazi dore wa mupolisi wa wundi waje maze wa mudamu matini aho nimo guhamagara kuri ka telefone bakamuhereza yaravuye mu kazi narimo gutaha hari abandi binjiraga barasimburana hari abatara abakora ijoro hari abakora amanywa muze yararimo gufata inzira yitahira dore mu nzira yagenda ni wa musaza wa mupolisi afite utwanwa my friend agasura ni nkuko kareba
gusa akora akazi ke neza. Yarabanje yije hakuno mu modoka. Ni umusaza w'umupolisi gucunga neza mwibuka ibyo wa musore amuha ka telefone ibyo umudamu yavugaga byose yakitsaga n'uwandika agapapuro yahitanye nako yari yagashyize mu modoka. Terambere Jessica Martin Pentwood niho hanatuye. Ako kanya ibintu byose byaraje. Inyubako iri umupolisi agomba gufasha uko byashoboka. Terambere ahita amenya inyubako agomba kujya kubarizaho. Yaje ku nyubako y'umudamu. Jessica uriyo fata telefone. Madamu we n'umwana wanjye mufata inzira muve mu rugo hari kirimo kuba kitoroshye. Mushaka uburyo mucika none ngaha kumbe wabwira hari undi mudamu wari winjiye mu nzu ye. Wa mugabo wa Jessica Martin yari yahamagaye umugabo nawe wari uhari. Hari undi muntu wari winjiye maze ka telefone agakupa baraje. Yagukiniye transporter. Rimwe kabiri. Agukina ka filime kitwa The One. Kaba muri The One Video Library. Ariko mwe na jetiri. Nanone uravuga. Sike. Uyu kumbe kuri charger yashize. Umva. Umuryango wanjye nta kintu wigeze ukora. Umugabo wawe yasize ubutumwa avuga ko ari ahantu mugabo guhurira. Aho hantu ni. Simbizi. Yagomba guhurira n'umugabo. Aba baragira ngo babone umugabo nta kindi. Niyo umudamu bamurekura niba bamwica n'ibyo utambaza. Umva. Nshaka kujya ngo ugire icyo ubona mbere yuko mugira ibyo nshaka. Dimitri Musa nako kantazi hano hakuno nakabone. Basoya kanake. Bakavanye ku ishuri. Ryan wendaga gufasha ntabwo yafashije. Dore akana kuno kareba mama. Dore ko mama areba kana. Ufite amasegonda 3 kumbwira umugabo wawe last field aho yaguhamagaraga ngo muhurira hwiri. Rimwe segonda. Kabiri segonda. Nakabari umugabo yagira ngo duhuriremo. Iki? Nakabari. LAX nanubwo ari akabari. Ni ikibuga cy'indege ni kundege. Ndamubonye. Cyana mu gicire mu garage. Put the kid in the garage. Kumbe ibyo bavuga byose yari marabyumva kuri telefone. Sasa akuze umusitari kazu ko yakabyinnye ikimodoka kirasakuza. Telefone imaze itangira gucamo umuziki. Iyo urirohereza umuziki hakuno nawo umuziki ukebinjira. Cika ndumva radio hano ivuga. Wese mnyiki radio cyawe we. Kabanki radio cyawe. Wangunze reka nkohereze mani kankohereze. Uyu kumbe nawe yari amaze gushyiraho mute. Nugufunga amajwi. Mama we. Imyaka yaje nimbwira konera uyisanga mu murimo irimo kurya ibijumba. Yahise amanuka Jonathan tugende mbumwe umugabo tumubona umugabo yabakoze iki iracyakomeza. Jessica ntabwo ari kubwira abagabo umugabo wari nako nibyari kumera. Niba wumva ko wamfasha fasha umugabo wanjye nawe umutabare batamuzana na mwana ntabwo bishoboka. Mbonye aba bagabo ku maso abo ntabwo batuma tubaho byanze bikunze nibona umugabo wanjye baratwicana nakana nanjye ndetse n'umugabo wanjye barakwereka ibyacu bidatinze. Dugaruka ku nyubako ya wa mudamu Martin umwufunze Jessica Martin wa mupolisi ari maraparika. Wa musaza w'umupolisi mu modoka yashakisha shaka umuntu wari wahamagaye ashaka ubufasha mwibuke ibyo yavugaga yabyandikaga. Yaraje mpaka iwe mu rugo aho mudamu yaturutse azakomanga nikomangire ni iwacu. Niwe Madam Martin? Yego. Hari undi wigize nka Martin wa wundi ufunze Jessica Martin? Mbabarire nitwa office Muni. Uyu munsi yigeze hamagara polisi? Oya ntabwo bigeze bagushimuta nawe hapi ndi muzima. Twibeshye mbabarire kukurukira ariko hari waje amagara yari cyayobye n'ibintu zibikacafa byakijyanye nabi niki. Officer Muni cyo yakoze yafashe inzira yisubirirayo. Kumbe Officer Muni ko yakaje wa mudamu ntabwo ari Jessica. Mudamu afite n'imbunda ari mu nzu Jessica. Yewe twari dufite umushyitsi hano yitwa Muni. Urugura rwitaho ndaticyane ndimo ndarwitaho. Dore Madamu Jessica anafungiye Martin Jessica. Ntabwo ndi butume bibaho sinuba mupfa ndakora ibishoboka mwindanye n'umugabo we musanga kibuga. Umugabo wasate kujya mu mutabari hakiri kare. Akunda kwambara amajaketi akunda amakoboyi n'iki kindi batsinjiyemo indi telefone wateranyije ibitingi ishobora kwinjira mu telefone nk'icumi biterwa n'ikirere uko kimeze. Kumbe hari akagabo hakuno ka mongariste ko karimo karagenda noneho telefone yuri ivuye muye arumva iby'abantu babiri. Jessica iki nacyo kiramwigana ngo Jessica nibikika muri telefone yanjye. Uyu gucunga neza kombe abonye kirimo kuvugira kuri telefone yarakase maze ageze arakitambika. Ntabwo kirimo gutanga kiravuga ubusa. Iye imaze kuzima. Mudamu nibacyumvikana. Ubiri ku murongo wundi mugabo. We nibiki? Ko wagari yako mbere we funga umunwa nawe. Haya basi. Ma telefone yawe. Ryan ni wowe. Ndi hano Jessica. Ni we na Jessica mu kirere. Ma telefone yawe cyangwa ngurasi. Urashaka iki cyangwa? Sasa rero ni imodoka iragiye. Ma telefone ni imodoka. Gira vuba. Ho! Ye. Wundi byubahiro nukurure gutyo. Base telefone n'imodoka byose arajyanye. Karimo karabyimba inyuma shabu namuteragiye wisha namutera kabisa. Yatanye imodoka karayirukanga na derewo gacwawe. Kirukanga gasubira inyuma. Nibiki birimo kuba n'umuntu nibaga imodoka na telefone urihangana. Nje kugufasha. Ndegira asesekaye nizanye umugabo w'umudamu. LAX nicyo kibuga cy'indege agomba kujyaho. Niwe yagomba gusanga umugabo w'umudamu. Haya basi. Yagomba kuza guparika. Mama we mwanda. Iki se kandi ndahageze gusa ya modoka yajyanye kana kawe naho yahageze. Shaka uburyo batanga umugabo wanjye. Ho! Kuba baramushakisha ikintu ibyo utambaza.
Katurore yakoze iki? Kuki bamushaka umuryango we kuki bawufunze? Abagabo bari hano mu kibuga wamenya ari nde ninde wavuga ngo yafite jacket yambaye kobo iko ari benshi bambaye gutyo. Asatu afite umubiri mwiza akunda kwambara gute blue jeans na kobo y'ubururu. Akunda no kwambara jacket. Gucunga neza hano wari ugusita ikimaza arangije arayirangaza ndayo kwibye jya kundega. Cibye tike y'indege. Sasa ari yakumenya ko hari iterambere ridasanzwe kugira ngo uje mu ndege passport ntabwo biba bigize ntabwo biba ngombwa. Fakuba ufite tike gusa ni nko kumuriro dutaxi tujye Nyamirambo kagusubiza Remera. Byabigabo bimuri imbere neza nibyo akurikiye. Arangije yabanje kureba ko nawe umureba. Hano wacabanje kugusuzuma imbunda yimaza yicomeka mu gikapu cya byabigabo. Reka babicakire babifunge. Babicakire ko bafite n'imbunda dore ukuntu ibintu bicano mu cyuma kibona imbunda. Iri gikapu nimero 00 ninde? Hari ufite imbunda hano. Menya ari ikihebe. Ibintu hano tubabarire. Iri jacket yawe cyane. Ikihebe bana twacyaje ngiki. Bikorana na bya bindi imbunda zivayo. Murebe mu ikofi yanjye. Ndi umupolisi nkamwe bicucu. Ni umupolisi katurebe dore karita. Ho! Abapolisi nibo bahiga umuntu. Nibyo nababwiraga twese turi abapolisi. Jessica nibiki bijya mbere ko abagabo babirukangana n'abapolisi. Subhana wa ta'ala. Yesu Kristo kwigare rijya muri paradizo. Uramubona Craig, umugabo yitwa Craig. Ndamubonye. Ndabarira gatoya nubaza ibibazo byinshi ngwino mubwire birimo kujya mbere. Uri murahigo. Kumbe hakuni ibigabo nabyo byakameje byaje. Byashukuye dore Rwananwa ko rubureshi. Wivuga byinshi ngwino umudamu wawe arashaka kuvugana nawe. Dore umugabo we muvugana. Urakoze. Yagiye mu cyumba iki kiramufungirana mu rwiherero rw'abagabo. Basi Imana ishimwe ndatabaye. Yumvaga ko abaye umugabo. Kumbe yarabazanye ubwananwa. Ngabo dore ubwananwa. Umbabarire umudamu wanjye yitwa Pari jewe nitwa Edi ntabwo umuntu mari ari umudamu wanjye urabiko. Umugabo wa nyawe hakurya baracakira kigoryi kirareba nuva huri turagukeneye rero nugira turakugira nta bindi kuko utagorira ni muremure koko ngo umudamu yabivuze bas kananga tabayate katurere paka hanze Jonathan Stefan yagukina agafilime kitwa The One ari kumwe na Jetri yarakubitaga yagukina Transporter yagarutse muri iyi so cellular bamujyanye umusore areba kugera hakuno ya modoka yibye nayo bayipakiye arimo arayibona ngiri irapakiye basi dore umwanda niyo yakabaye ituma kurikira ariko iki ntabwo ari cyo iki reka nyireka ariko basi mpaka hakuno guyu hano ni icyana cyawe kiri hano kiriye bafashe umuryango utari wo ntabwo bibeshye ninjakoze amakosa nabayereyo ngabifite biri muri bank narabifite muri bank tubone ibyo dushaka mudamu wawe arabari muzima biri muri bank ya Central City bavanaho bamujyanye muri Central City muri bank yawe kata twerekere kuri bank amafaranga ndongeza nzicyanzanye mu mujyi haya basi afite watwaye kumbe dore wa mupolisi neza yabaye nk'akagagi ngo yakone yaje kumutereka hakuno barimo barakora isura traffic jam dore jam imbere imodoka zipaniye yavuye imodoka y'abandi atanamwishyura aya basi agiye kuri ya banki kumbe bigabo kuri banki byageze na wa wundi nibyo yabatwaye agomba kubahera muri banki Stefan Jonathan umurara yaje arashaka gufasha urabona abantu bo muri banki baba bafite umutuzo byo abaje kurya yabo abandi baje gushyirama yabo nabaje kwiguriza bamwe badatinya imyenda kuko baba bafite ibyabo bagomba gutanga nk'ingwate ya ni yego uriye ni muri banki ndacyayigana nababaga mu munsi wose ntabwo ibi bimuzi kuko ntabwo biramubonaho niwe wuyu abagabo umugabo wanjye nabaye ibyo bashaka turabapfu ni andi batubonye n'umugabo baramushaka nabi cyane turabapfu tabarakiri kare ntutume abibaha niko gufatiriza ubuzima yavanye magakapu yabibye urumogi yabibye iki ni n'abapolisi ni iki kiri muri iki gikapu uko mfite amatsiko menya namwe ariko mumeze ariko sura tugere uyu baramucakiye agakapu kako hafi ndagakatanye nitwa Ryan bamufashe igipira arakata mama we munas LAPD Los Angeles Police Department no police LAPD niyo magambo yagarariye iki cyageze hano maze sikira waramu ibi bigaragaza ko inzigiye gushya maze abaturage so kuva mu nyubako ye kandi barabimbwiye ko byiye umunsi umwe bizeberera muri iyi nyubako Jonathan barakabas ndapfuye we nazi cyazira ndapfuye we baje buri kenge kiyimbunda ubu hari umunyarwanda wakwirukanga n'ibyo atazi koko hapfira iki iyo warenda ko binwari ngo intwari zirapfa akavuka izindi nawe arashaka umwe mu ntwari zavutse nshyashya baya bakaratangiye ka telefoni arongera kuvugana na Jessica gikapara cyagifite abaga baje buretse na telefone asigaranye akamodoka ka cya kigabo niko kageneye mu telefone ka cya kindi ka Porsche kamwe yibye ka comfortable kitwikira imvura igiye kugwa ako ni ibiki birimo hano dore wo gacwa
dore imari izi nizo bita kamurari, ni imari z'urusenda. Kamera bukamera igatuma abantu bapfa. Niki kiri muri kamera? Imari y'urusenda kabisa. Naga filime kandi nta kigenda. Dore ho gacwaho. Kumbe harimo filime babagabo bica abantu. Umudamu waje asa naho babambuye ibikapu byuzuye mu bifaranga. Ibyo abantu dore cya gipolisi kimwe cyari ku birindiro bya polisi umusore yajyana y'inkuru. Wa mugabo Craig, umugabo wa mudamu Martin. Numwe mbafasha ibyo bintu. Bibye amafaranga menshi cyane mbafatanyije n'akadamu kamwe k'akadamu kari kwa Martin. Ndumupfu we. Ndumupfu kuvura ibyo bintu ugomba kumenya ko ugiye gupfa. I'm dead man ngo ndumupfu. Abapfu barimo bariyongera. Aba bari batatu, umugabo umugore we n'akana ke. Hari undi umaze kubiyungaho namaze kwibara mu bapfu. Umudamu aracyateranya insingazi. Madamu Martin wa mupolisi yahisemo gusubira mu rugo rwo kwa Martin Jessica. Yamenye ko umuntu yasanze yamubeshye atari we Jessica Martin. Madam Martin muzehe Kagagi nakubwiye yumvaga ko yafasha. Hari abagabo bamenye inshingano zabo, hari abagabo bakora akazi kabo akumva ko nta kindi yahamagariwe kubera ko ariko kazaba yararahiriye. To protect and to serve, gufasha ndetse no kurinda. Abo bagabo bakorera ubusa kurikiye neza. Rimwe na rimwe iyo barimo kurinda kandi ubundi iyo barimo gufasha, iyo habaye ibyago niho bambere bafasha abazi inshingano zabo. Nabo n'abantu nabo barahanwa musaza banayo. Nawe uri hano abapfu baragenda biyongera. Abapfu kuko umubano we police officer araganira ngo ni umwofisiye w'umupolisi mu nyubako. Sasu mama we musaza arakata ngo uyu hako ryamutwitse munsi y'ugutwi. Zaya ndaje yeretse igikobwa hasi. Nyaka 27 ndi mu kazi shaka kunyinisha. Rero kwimwa Jessica Martin ari urinde ndi umupolisi kazi. Mwibuke mu bari barimo kwiba abantu babona barasa uyu n'uwo apakiye ibikapa bishyira mu modoka ni wa mudamu. Igisaza na kimwe kizi yaketse ko arasha umupolisi, menya nawe umupolisi yari yaje ku kirego. Kumva uyu mupolisi kazi ntabwo ari umuntu muzima, niyo bitwa dirty cops. Abapolisi barenga ku nshingano zabo bakajya kwiba abantu. Yamagaye ubufasha we nk'umusaza ukora inshingano zamaze imyaka 27 muri aka kazi. Kumbe dore wa mudamu Jessica Martin anafungiye. Wa mudamu kumbe guhamagara kuri telefoni. Hello uranyumva? Kumbe arahamagara none ikirinzi cyaje kumurinda. Mama we dore imyako ndakurya sha. Shaka kumenya ni bande mwavuganaga. Uwo mutsi nkasusohora amaraso amaritiro 30 mu isaha. Kandi mu muntu aba amaritiro 5 numva kuri bupira kanya gato. Mama we umuntu agira amaritiro 5 mu isaha kiba gisohoye amaritiro 30 ndi umupfu. Mudamu ari maravayo tangiye gucika. Hari watabaye watwaye ka kamera umugabo aracyafitwe. Akana gafungiye hano hafi. Ni ikibazo kubona akana ke. Mwibuke kare mu igaraje. Mu nzira arugenda. Yaronge ubwo arahamagara hari ikintu mero cyari kirimo. Aya basi. Arahamagara ndeka ka telefone kuri Ethan wa mugabo. Ethan umviye telefone. Nibiki? Mfite byo mushaka. Yego. Sawa. Ahita zakona umugabo ari mu kimodoka akana gafungiye mu nzu agomba gutabara abantu babiri uko ari bombe. Birashoboka cyangwa katurore. Yaje ngo ngakakaza umwana afungiye. Mu gicake nona. Jira modoka mwana wanje vuba vuba. Mugabo mu nzira. Ba mu modoka nona. Ba mu modoka. Kize cyerekana urwana rwendaga kwisha. Muni namwerekana baramurangizanya na Muni nibazagira icyo bavuga na kamera bayibone. Sinacyo cyaraje kiraparika abantu benshi bakunda kuba bari. Kamera yivanayo yamari y'urusenda. Papa mama n'akana barafunze. Akumenya ko bameze neza bari ibumoso none mu modoka y'umukara. Kora ibishoboka barebe. Sawa. Shaka nanone urebe mu idirishya risa nari ry'ibumoso uraza kumubona umudamu n'akana. Dimitri shakisha ari kirimo gushaka ku modoka hiri. Baramumeretse. Urababonye? Yego ari kuri ka telefone. Gituca ari kuri telefone arimo anavugira kuri telefone. We bose barimo baravugira ku matelefone. Ntabwo namubona. Ngenda muzi kabisa afite umusatsi mwiza cyane n'umusore ureba neza kabisa w'igikundira ameze nka yanga. Ndamubona mubereka. Muni yaje. Dore umusore ngo yo hakono. Shaka kunyome kamera musore. Banzo bde ko umuryango ugende. Urabikora uko nshaka simbikora uko ushaka. Nta cyane nigeze nkukorera ni wakoze ibyaha. Nubarasa kandi ntacyo mpfana nabo usibye ko ndimo gutabara bareke bagende nyibugu ibyawe. Nuko yatabaye umuryango yatabaye abatazi nabone bamuzi nta numwe wigeze abona umuntu. Ni we Ryan ira mudamu waza amamagara Jessica Martin nibwo bari bakibonana. Mugenzi yabonye umusore n'umwe mbagabo ko zabarwa n'umwe mbana atazigera yibagirwa wamukije ari habi ari bamushimuse n'akana ke n'umugabo we ashyize ubuzima bwe mu byago. Polisi nibwo ari ikiza bapi mwayobye kabisa je nta cyane igeze nkora. Bakoze kuri telefone zidasanzwe. Technology iteye imbere kabisa. Uzi ko ifata na cassette ibintu byose byari biriho byose nabifatiyemo hano. Muri ya cassette bangize. Reba neza ko ni ka copy nakoze. Abapolisi bibye abantu barangije barabica abo bantu bishe barabanyabyo bwenge bicuriza urumogi rwabo. Muni rero rwa yamite baguteba kumura icyo gisebe yamaze kujya mu bwonko. We winyita umusazi. Nawe arwaye ubwonko. Ibi ni biki mwakoraga? Genda uzabisobanura nyuma y'amapera beto. Bakuruye umuntu. Mugenzi wa musore yararimo kureba.
papa wa kane yasigaranye n'akana, umudamu nawe azahakono gushimira uyu musore yaramaze kuba intwari. Abantu benshi batangiye kumwibazaho dore ko n'abantu bazengurutse hakuno barareba intwari gusa. Sinzi ko hari icyo nazigera nkora kugira ngo ngushimire. Ibyishimo byari byose yatabaye umuryango atazi, batabaye n'umuntu batazi. Agafilime nako nuko kagenze mwakoze kuza murabeho. Turabakunda yari yanga kuva muri The One Video Library. Copy nagukora ko biteme. CD, DVD, icyo washaka byose bisobanuye.